Imana nihimbazwe, haleluya. Turashimiye Imana y'amahoro, Imana idukunda, ko biratubwira ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atazarimbuka, ahubwo azahabwe ubugingo buhoraho. Turashimira Imana ko yadukunze kera tutarayimenya, ikemera kuduha Yesu umwana wawe w'ikinege, kugira ngo uzamwizera wese ahabwe ubugingo buhoraho. Tumuhaye icyubahiro ko akomeje kurinda ubugingo bwacu neza, akomeje kurinda n'ibyacu. Imana nihimbazwe. Uyu gitondo kadusangira ijambo Imana yamuhaye, ijambo rifite teme ivuga ngo kubaho ubuzima buramya Imana. Kubaho ubuzima buramya Imana. Imana nihimbazwe. Kubaho ubuzima buramya, buhimbaza, bushira hejuru, bunezeza Imana. Kuramya ni ugushyira hejuru, ni ugusingiza, ni ukwamamaza. Imana nihimbazwe. Reka dusome Itangiriro ibice 4 umurongo wa 4. Hatubwira ngo na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati, ni iki kikurakaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza, icyaha kiritugatugira, ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wowe byifuza, ariko ukwiriye kubitegeka. Amen. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani ibice 4. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohani ibice 4 umurongo wa 24. Ubutumwa bwiza ibice 4 bya Yohani umurongo wa 24. Hatubwira ngo Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Imana nihimbazwe, haleluya. Kubaho ubuzima buramya Imana. Imana ni umwuka, n'abayisenga dukwiriye kuyisengera mu kuri no mu mwuka. Iki ni igihe Abeli yazanye ituro na Kayini azana ituro. Kera twatekerezaga ko Kayini yazanye ibintu bipfuye, ibintu bitagaragara neza, ibintu bitanejeje. Niko twibwiraga ko yarobanuye ibipfuye akabizana. Ariko dusomye Bibiliya, icyanejeje, icyansobanuriye ko Imana itita ku byo tuzana, ahubwo yita ku muntu bizanye. Haleluya. Imana inezezwa no kubona njye kuruta kubona ibintu. Ubuzima buramya muri iki gihe cya none nicyo Imana ishaka. Imana nihimbazwe. Bibiliya yatubwiye ngo Abeli azana ituro rye. Imana inezezwa no kubona Abeli. Imana nishimwe. Imana, Bibiliya ibanza umuntu igakurikizaho ituro rye. Usomye Bibiliya iratubwira ngo nujya gutura ituro ukibuka ko hari umuntu mufitanye ikosa, icyaha, banza usubireyo, ubanze wikiranure nawe. Bivuga ngo Imana inezezwa nawe n'umutima wawe n'umubiri wawe n'ubwenge bwawe n'imbaraga zawe, kubona ibyo ari byo bihimbaza Imana, ari byo binejeje Imana kuruta ibintu. Usomye Bibiliya iyo yavuze ngo Kayini nawe azana ituro rye, Imana yanga Kayini n'ituro rye. Igihe kirageze rero ngo abasenga Imana
bayisengere mu kuri no mu mwuka, kuko data wo mu ijuru ashaka ko bene abo ari bo bayisenga. Imana dukwiye kuyiramya muri iyi minsi, kuyinezeza, kuyigaragaza, kuyishyira hejuru. Apana ibintu, wibanze ibintu imbere, banza wowe ubwawe wiyeze, witunganye, muri wowe hatangire kuvamo indirimbo, hatangire kuvamo amashimwe, hatangire kuvamo imibavu ihumura neza. Ibyo nibyo bizanezeza Imana, n'ituro ryawe iryishimire, kubaho ubuzima buramya Imana. Ndabasabiye kugira ngo uyu mwaka murangwe n'ubuzima buramya Imana. Muri uyu mwaka Imana izabishimire, izishimire n'ibikorwa byanyu. Imana izakunezeza, izakwishimire, izanezezwe no kukubona uyikiranukiye, izakubone muri uyu mwaka ibikorwa byawe biguherekeza binezeza Imana. Uko niko mbasabiye nanjye nisabira. Iri ni ijambo Imana rimpaye rivuga ngo kubaho ubuzima buramya Imana. Ibya kera ntimubyiteho, uyu mwaka ni umwaka Imana iduhaye kugira ngo tuyinezeze. Abayivuga nabi bayibeshera, abo mubihorere, wowe n'igihe cyawe. Uyu ni umwanya, kuba uriho ni ukugira ngo uyishyire hejuru. Ndibuka Abisirayeli bambuka inyanja itukura, bafashe amabuye barayashinga. Cyari ikimenyetso kivuga ngo Imana ijya yigaragaza hagati muri bo, kandi Imana abana babo nibabaza bajye bababwira ngo Imana yakoze imirimo yatwambukije Yorodani n'amaguru. Nawe Imana izashinge amabuye mu mutima wawe, kandi nawe uzazamura ibendera muri uyu mwaka byo gutuma Imana yacu ishyirwa hejuru. Ndagusabiye nanjye nisabira mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.